umuntu nyamuntu si uburebure, umuntu nyamuntu si ubunini, umuntu nyamuntu si isura nziza, si indoro ye, si inseko ye, si n'ingendo. Umuntu nyamuntu si umwe bose bishisha, si umurenganya, si n'umuriganya. Umuntu ni nyamuntu mukunda abandi. Bakunzi ba Shangazi Jose, rero nk'uko mubyumvise, turi kwibaza umuntu nyamuntu ni muntu ki? Hari umukunzi wacu dukunda cyane, abenshi dukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, ujya ukunda kutubwira ngo abantu turi imihirimbiri, ngo abantu muri imihirimbiri. Aho uri mushyashya muri Amerika rero ndagusuhuje, n'abakunzi bawe bose ndabashuhuje, ariko umuhanzi dutangiye dufatanya muri iki kiganiro ntago rwose avuga ko abantu ari imihirimbiri. Abantu ntago turi imihirimbiri, ahubwo ari kutubwira ko umuntu ari nyamutima ukunda abandi. Umuntu ntago ari wa wundi gica winjira abana bagakangarana, winjira ahantu imitima y'abantu igakuka. Umuntu si wa wundi wikubira yishyirira mu nda gusa, kandi ku rubaraza bicwa n'inzara. Umuntu ntago ari wa wundi urenganya abantu, si wa wundi udakunda umurimo, si wa wundi ubeshwaho no kuvuga abandi, si wa wundi. Umuntu n'ufite umutima mwiza, n'ufite umutima ukunda, n'uwumva afite ishyaka mu kazi ke, kandi byose akabikora mu nyungu rusange z'abantu atikubiye. Mu by'ukuri rero umuntu ni mwiza, umuntu abishatse yaba mwiza, umuntu kandi abishatse yaba mubi. Buri wese arahitamo uwo agomba kuba we. Muntu urinde, muntu urifuza kuba nde? Mu by'ukuri rero hari abantu usanga dufite umutima mubi pe, ku buryo bashobora gutandukanya umubiri n'umutima, bakafata umutima bakawushyira mu mitima y'abandi, bakakubwira ati genda muri iriya mitima uhitemo umutima wawe, ukagenda ugahitamo umutima mwiza, wawuzana bagasanga si uwawe, kubera umutima wawe ari mubi, wuzuye amakashi, wuzuye ivu, wuzuye imbyiro, ugahitamo gufata umutima w'abandi wibwira yuko ari umutima wawe. Mu by'ukuri rero tugomba kugira umutima mwiza abantu, kugira ngo umuntu agizwe n'umubiri n'umutima na roho. Tugomba rero kugira umutima mwiza, kuko rwose mbabwiza ukuri, ntabwo isabune imesa umutima ihenda. Isabune imesa umutima irahenda? Ntabwo ihenda. Buriya muri komenti muze kumbaza ndayibabwira, isabune imesa umutima ntabwo ihenda. Niyo mpamvu rero bavandimwe, aho kugira ngo tujye twifuza imitima y'abandi, tugerageze tumese umutima wacu uke, ube mwiza. Niturangiza natwe ubwacu twumva dushimishije, ku buryo batubwiye isaha n'isaha guhitamo umutima wacu mu y'abandi, twahitamo uwacu tutarwanira uw'abandi. Bavandimwe rero, mperutse kunyura ku bantu barimo kumva ikiganiro mperutse kubaha kijyanye no ku ndabo nziza, ko tugomba kuba indabo nziza zihumurira bose na hose. Buriya rero twebwe ntago turi indabo izi z'amababi cyangwa se z'ibyatsi. Igishobora kutugira ururabo ni umutima wacu, igishobora kutugira ururabo ni umutima wacu. Umuntu rero yabiteze amatwi kuri telefone y'abandi, dore ko rwose ngo adashobora kubyumvira kuri telefone ye, ngo ni ugutera inkunga abayutubazi. Nuko arangije ati reka ati jyewe buriya indabo ziranukira. Mu by'ukuri urumva ni ibibazo uko umuntu yumva indabo zimunukira, n'imitima y'abantu ishobora kumunukira. Ariko jya wisuzuma, ubanze umenye ko umutima wawe aho uhumurira abandi, umutima wanjye uhumurira abandi. Mbonereho rero bavandimwe no kubasobanurira ibintu bijyanye na subscribe. Muri iyi minsi mike yamaze kuri izi mbuga, hari ibintu bitatu nabonye.
abantu bibaza kuri subscribe. Mu by'ukuri hari umuntu wa mbere udakora subscribe kubera atazi ari iki, atazi ese yukorerwa hehe, akabona afungura akirebera gusa ariko ntamenye ngo ese iyo subscribe bambwira ni bwoko ki. Muvandimwe rero wumva ukunze Shangazi Jose, wumva umufitiye urukundo, wumva umufitiye impuhwe, wumva wifuza kumushyigikira, reba kanda link uri bubone ukande mu cyatsi mu bururu. Numara gukanda mu bururu barakwereka video, niba mara kukwereka video hari ahantu handitse subscribe mu ibara ry'umukara, ukande muri mwe ryonyine. Urabunshyigikiye, urabunteye inkunga, noneho buri kiganiro kizajya kijyaho uzajya ukibona ntagombye ngewe kukigusharinga. Noneho rero unakande like. Gukanda like ni ukuvuga ko ibyo bintu byagushimishije. No muri cya gihe bitagushimishije ushobora gukanda dislike, kuko ntabwo ibintu byose bishimisha abantu. Ibintu bishimisha umuntu bitewe n'icyo yumvaga yarategereje. Mu by'ukuri rero umuntu wundi hari undi muntu wa kabiri ku kijyanye na subscribe, aho yibaza ko gukanda subscribe biramusaba yuko yamaze gukunda ibintu byawe, biramusaba yuko yamaze kugusobanukirwa. Abo bantu mukomeze gutegereza no gukurikirana ibyanjye kugira ngo mumenye iyo bigana. Ndabashuje kandi ndabakunda cyane. Nimumara rero gusobanukirwa, nimumara kumva mwaza tugafatanya muri ubu butumwa bwo kwishima, gushimisha roho zacu n'iza bagenzi bacu, ni ukuri ndabategereje ngo mukande subscribe kuko murabizi kandi muranabisobanukiwe. Hari abandi rero undi muntu wa gatatu usanga rwose babandi duherutse kwita ibisambo, ariko ibi by'ingufu arabizi, arabisobanukiwe, aranabona agomba gukanda subscribe, ariko akumva kuyikanda amahari. Uwo munsi urarara wabaye umukungu. Muvandimwe rero nawe ndagukunda, nkwifuriza n'ibyiza, ndagusabira kugira ngo rwose uwo mutima mubi, ubwo busamba bwo kwimana subscribe, numara gukizwa nawe uzakandemo. Mwese rero murabe ingenzi, murakenewe, buri wese abikore kuko abikunze, kandi nzi neza ko tubafite byiza byinshi byo kugira ngo tube beza kandi tugire umutima mwiza. Mu by'ukuri rero iyo witegereje umuntu cyangwa se ugashaka kumusobanukirwa, usanga umuntu ari akantu udashobora kumenya ari agaki. Hari abagerageza bakavuga ngo umuntu yinduranya nk'uruvu, abandi ngo umuntu ahinduka nk'ikirere, abandi ukumva babuze ukuntu bafata umuntu. Nawe se mu by'ukuri mwigire hino tuganire. Ugasanga abantu ni batatu, ariko akenshi baba ari abagore. Iyi ninjya kuvuga umuntu w'uyu munsi, abagore bigire hino mbabwire. Abagore batatu ugasanga barahagararanye, barimo baracira hane tutote abantu ati kari akantu nakagome, undi ati pu. Mwari mufatanyije muri batatu, murimo muvuga abantu, murimo mubavuga nabi, murimo mubacira. Umwe muri mwe agatirimo kakagenda. Iyo amaze kugenda babandi babiri bagukurikiza icyarimwe ati karagatsindwa, kandi nawe wari murimo mufatanyije. Mu by'ukuri hari hagatura ukundi akongera akaza nawe akaba wa gatatu, mugakomeza kuvuga ngo abantu baragatsindwa. Uwa kabiri akagira gutya akagenda, nawe mutipu aturakagenda uzabone. Ntihasigaye umwe muri ya groupe, hakaza undi wa gatatu nanone, wa wundi watangiranye muri babandi nawe akazigira gutya akagenda, nawe mutipu aturakagenda uzabone. Mwokabyaramo umuntu se, umuntu mwiza imbere yawe n'uwuhe? Nimba muri babandi mwari muri kumwe batatu bose barangiye ari pu, umuntu muzima n'uwuhe? Mbakubita urwenya rero. Iwacu hari umusaza rwose wagiraga impuhwe n'ubwuzu, ugaturuka hariya utaranamubona, mutanahura agatangira ati komera ye, ati komera, nawe ukamusuhuza ati mwaramutse neza muzehe, ati waramutse. Wamara gutera intambwe imwe ugenda ati pu, aturakagenda uzabone, uragasigira iminsi ubusura akavuga ibigambo byinshi cyane. Mu by'ukuri rero wibaza umuntu, ukomeza kwibaza umuntu n'iki.
rero mboneyeho no gusuhuza rwose abantu bo mu murenge wa Kinihira, mukomere cyane, aho kurukina, aho ngaho Imwendo, aho za Bweramvura, Imutara, aho mwese ndabasuhuje. Nizere yuko rwose Shangazi Jose yahageze, muganira, mutaramana, mwishimana, kugira ngo dukomeze dushakishe umutima mwiza. Nkuko rero ari Shirirungu, nkomeze mbatera urwenya. Mperutse kugwa ku bakungu babiri barimo baganira, bafite agahinda gakomeye cyane. Ubwo ako gahinda murakazi, kari ak'igiceri cy'ijana. Nubona umwana yagize ibyago yigana n'abana be, barangije rero batuma abana ati, abana rero muzaza n'agaceri k'ijana tugahuze dushake peteroli dufashe umwana wa mugenzi wanyu wagize ibyago. Aba bakungu rero bati igiceri cy'ijana cyava hehe? Nuko mbagezeho rero ndababwira ntese mufite akahe gahinda? Ati n'abo barimu baba batuma abana igiceri cy'ijana, ati ubwo twagikura. Ndababwira ntiye ni koko, ubwo se igiceri cy'ijana mwakibura gute? Mu by'ukuri ubwo umwe yahise yikubita aragenda, nsigarana n'undi. Undi arambwira ati yewe, ati buriya nawe namubwiye, ati nawe namuhonze yanze kunoga n'ukuri. Ati rwose tugiye nta kibazo mfite cy'icyo giceri. Nuko bavandimwe rero, buriya hari ukuntu abantu tutabera abantu marayika. Nimba usanze abantu bari mu bintu bibi wibashyigikira, gerageza kubabera marayika, gerageza guhindura ibyo bari barimo n'imitekerezo byabo, kugira ngo roho zabo n'imitima yabo birusheho kuba byiza. Mu by'ukuri hari ukuntu abantu ngo bashukana batajyana. Sinzi ikishukana ikindi ngo bitari bujyane, nimba ari umujugujugu, nimba ari iki, muraza kubimbwira muri comment. Ariko burya hari ikintu gishuka ikindi bitari bujyane. Hahandi bavuga usanga wabigereranya n'umuntu urwaje uwo yaroze. Murabizi umuntu yarwaje uwo yaroze, ni ukuvuga ngo abona ugiye kuzanzamuka gatoya akongeramo ubundi burozi, yabona ugiye kuzanzamuka gatoya akongeramo ubundi burozi. Mu by'ukuri rero tugerageze kubera abantu beza, tugerageze gutanga umusanzu wo kugira ngo abo turi kumwe bagerageze kugira umutima mwiza. Hari abantu mubana mu kazi, nimba muri kumwe mu biganiro byanyu, tekereza ko ibyo biganiro byanyu birashobora kugira umutima wanyu mwiza. Aho mu rugo mubo mubana, igerageza umenye ngo ibiganiro byacu biratuma imitima yacu isa neza. Aho hose natwe twese tuba ku mbuga nkoranyambaga tuvuge ati ese ibintu turi gutanga biri gutuma abantu bagira umutima mwiza. Bitabaye ibyo ngibyo rero wasanga tumeze nka ba bamotari b'i Kigali. Abamotari b'i Kigali ndabasuhuje. Hari ikintu bajya babavugaho, mumbwire ko kuko ari ukuri. Ngo umuntu araza kukurangisha ati wandangiye ku gipangu numero ya kangahe. Igipangu neza agihagazeho akiriho. Utisha ati buriya rero kugera ku icyo gipangu ni amafaranga 1000. Umugenzi nyamunaka yaguhereza, ukamukatisha ukamugarura hahandi yarahagaze. Nimba ari ukuri simbizi, ariko nizere yuko wenda byabayeho kera uyu munsi bitakiriho. Namwe abamotari mugomba kuyobora abantu neza, mugomba kubafasha neza, mugatanga serivisi nziza. Hari umuntu nabajije tese wankandiye subscribe. Arangije ambwira ati se subscribe nyigukandira mu biki? Ati reka ati buriya se biriya bintu wagiyemo atubona ari ibintu bizakugeza he? Ati jya buriya rero nta subscribe naguha, ntago nabikoraho rwose. Ukibaza nk'uwo muntu ufite uwo mutima, iyo uza kumugisha inama yuko ugiye gukereya YouTube channel, yari kukugira iyihe nama? Bavandimwe rero tumenye abo tugisha inama, tumenye abashobora kudutera courage, tumenye abashobora kudufasha n'abatuyobora ahantu heza. Tugerageze kwivana ku nshuti mbi, kuko ikintu kibaho gishobora gutuma ugira umutima mubi ni ukugira inshuti mbi. Mbifurije rero kugira inshuti nziza, mbifurije kugira inshuti nziza rwose. Bakunzi banjye rero ngikomeje kubabwira, noneho mbabwire tumaze kuvuga iby'abamotari. Mperutse ku bandi muri salo, ntabwo ari kera pe, ni muri iyi minsi.
noneho hari akana kari kamaze koga kisize agakotori. Umubyeyi yogeje akana yagasize agakotori neza, ubona gakeye gasa neza gashimishije. Noneho ako katari koze kafashe agakungugu kari karimo kagenda gafata agakungugu, mwibaze namwe agakungugu kari kujya muri gikotori gusa. Gafata agakungugu gasiga wa wundi wisize, gasiga wa wundi wisize, gasiga wa wundi wisize. Ababyeyi babyitegereje bagira amatsiko yo kubaza uwo mwana ikibimuteye. Uzi ukuntu yababwiye? Yarababwiye ngo nagira ngo ase nanjye. Mwibaze ukuntu uburyo umutima mubi no kwifuza ko bagenzi bacu basa nabi nk'uko dusa, disi buryo ubanza tubivukana. Nimba tubivukana rero uko dukura tugomba kugenda tubisezereraho kugira ngo bigende bikura muri twebwe. Nukuvuga agahinda nyine kenshi abo babyeyi, ariko ni kwa kundi usanga abagore ari babiri baganira, umugore ati umugabo wanjye ni gica, umugabo wanjye ni ishyano, umugabo wanjye ni imbwa, n'abagore bita abagabo babo imbwa n'ukuri. Umugore mugenzi we ati n'imbwa nyine ni igicucu nyine, mwamara gutandukana ati wajya wabona, ati nawe umva kugira umugabo mubi uko bisa. Kandi mu by'ukuri twakagombye gufashanya kugira ngo tube abagore beza mu ngo, tworohere abagabo bacu, tubeho neza. Bya bindi bavuga ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Yego, mbwira uwo mugendana rero ndakubwira uwo uriwe, nibyo twari turimo tuvuga. Mu by'ukuri reka dusoreze ahangaha kuri uyu munsi. Mbifurize kugira inshuti nziza, mbifurize kugira umutima mwiza, kuko uyu munsi nicyo twari tugambiriye. Mbifurize kubaho neza, mugire amahoro y'Imana n'umugisha. Ndabakunda cyane. Bye.